ubwiyongere bukabije bw'abaturage ni kimwe mu bibazo bihangayikishije isi muri iki gihe, nk'uko biyongera mu gihe ubuso butiyongera. Kuri ubu abaturage barashishikarizwa gukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro mu rwego rwo kwirinda gusama cyangwa se kugira inda zitateganyijwe. Nguhaye ikaze rero wowe wahisemo kujya ukurikirana ibiganiro byinshi tuba tugenda tugutegurira, cyane cyane twibanda ku buzima. Nk'uko rero bisanzwe, niba wifuza kubana natwe kandi tukaba tubigusaba, bikaba ari ibintu byoroshye cyane, ari uko wareba aho ngaho munsi ahantu handitse subscribe, ukibuka gukozaho urutoki rwawe kuri buto y'umutuku, maze ugakanda no kunzogera, ubundi ukajya ubana natwe 5 kuri 5 mu biganiro byinshi tuba tugenda tugutegurira kandi byiza biba bigendeye ubumenyi butandukanye. Tuguhaye ikaze rero aho uherereye hose. Mu ngingo y'uyu munsi twaguteguriye, aho tugiye kumenya imikoreshereze y'imiti irinda abakobwa gutwara inda mu gihe bakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye, ari nacyo kibazo abantu bahura nacyo, cyane cyane abantu bakunda gukora iyi mibonano mpuzabitsina idakingiye. Aha rero tugiye kuguha ikaze tunabigusobanurire, umenye nuko iyo miti igenda ikoreshwa. Mu guhangana n'iki kibazo, abaturage barashishikarizwa kuboneza urubyaro bifashishije uburyo bw'igihe kirekire burimo nk'ibinini, inshinge no kwifungisha burundu ku bagore cyangwa se ku bagabo, kimwe n'agakingirizo. Hari n'ubundi buryo ariko umugore ashobora kwitabaza igihe agakingirizo kangiritse mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Katakoreshejwe cyangwa se yibagiwe ubundi buryo bwo kuboneza urubyaro asanzwe akoresha. Ubu buryo buzwi nka emergency cooperation, bumurinda kuba yasama igihe yakoze ubukoresheje nta minsi 3 ishize akoze imibonano mpuzabitsina. Ese ubu buryo bukoreshwa bute? Ubu buryo buri mu bwoko bw'ibinini, ibyo bita morning after pills. Ni agapira gashyirwa muri nyababyeyi internal device. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku babyeyi ryo ku buzima OMS risobanura ko ibi binini bikurinda gusama binyuze mu guhagarika cyangwa gutinza igihe cy'uburumbuke, icyo bita ovulation. Ni mu gihe agapira ko kazana impinduka mu miterere y'intangangabo n'intangangore mbere y'uko bihura. Aka ko kakaba kanasanzwe kanifashishwa mu kuboneza urubyaro by'igihe kirekire, kandi gukoresha bisaba kubaza umuganga ubifitemo ubumenyi buhagije. Ibizwi cyane mu Rwanda ni Nowelovo, ivugwa muri farumasi zigenga zisabye ko uyandikirwa na muganga. Bizaba byiza iyo uzifashe ukimara gukora imibonano mpuzabitsina, nk'uko aribwo iba ifite amahirwe angana na 85% yo kudasama. Ibi bivuze ko kandi ushobora no kuba wayikoresha nyamara nyuma ukanisanga wasamye. Ibi binini bikoreshwa nibura bitarenze amasaha 72 umuntu akoze imibonano mpuzabitsina. Abakora mu bijyanye n'imiti basobanura ko bishoboka guhindura ukwezi k'umukobwa itariki yo kujya mu mihango akigira imbere cyangwa inyuma. Ku bari munsi y'imyaka y'ubukure, n'ibinini bishobora kwangiriza imisemburo yabo. Farumasi zitandukanye igihe dukesha iyi nkuru yasuye zatangaje ko ku kigero cya 80% ibi binini bigurwa n'urubyiruko. Abagabo babigura, abakobwa nabo baraboneka, usibye ko ngo abari bake cyane. Ibyitwa Norevo nibyo bigurwa cyane, bigura 10,000, naho ibyitwa Pills 72
bigura ibihumbi 6. Itandukaniro ryabyo nuko inganda zabikoze nka Norevo ikoreshwa mu Bufaransa naho Paris 72 igakoreshwa mu Buhinde. Ubu bwoko bwombi bukora mu masaha 72 umukobwa amaze gukora imibonano mpuzabitsina. Bifite ubushobozi bwo gutuma intanga abo n'intangangore bidashobora guhura. Bishobora kubuza intanga kwinjira aho zakurikira mu mubiri cyangwa se zari zigiye kujya muri nyababyeyi. Mu buryo busanzwe mu gihe cy'iminsi 3 intanga iba yamaze kwinjira muri nyababyeyi. Icyo gihe rero ibi binini ntacyo byagufasha ubibonye. Uretse iyi miti iboneka cyane mu mafarumasi n'amavuriro yigenga, umuyobozi ushinzwe guhuza gahunda zo kuboneza urubyaro muri Minisiteri y'Ubuzima Dr. Innocent Nzabonimpa avuga ko mu mavuriro ya leta naho baba babifite uburyo bushobora gukoreshwa bukanarinda kuba wasama inda udashaka. Ati hari uburyo dukoresha ibinini bisanzwe bikoreshwa mu kuboneza urubyaro ariko tukahindura uko bisanzwe bitangwa. Icyo gihe bisaba ngo dutange byinshi, bisaba ariko kubanza kubona na muganga. Imwe n'imiti yose y'umwihariko iyo kuboneza urubyaro, imiti inyobwa nyuma y'imibonano mpuzabitsina nayo hari ingaruka igira ku buzima zirimo kubabara mu nda, iseseme, umuriro, kunywa, kurwara cyangwa se kutwarwara umutwe, kuva kandi utari mu mihango n'ibindi. Ibi byose ibi ni ibintu bituma igihe kinini kuko mu minsi umwe umuntu aba yongeye kumererwa neza. Si byiza kuyikoresha inshuro nyinshi kuko bitewe nuko birinda gusama mu gihe igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina cyarangiye. Biba byakomwe imisemburo myinshi igereranyije n'ibinini bisanzwe byo kuboneza urubyaro. None se nukubera iki itari ku rutonde rw'imiti y'ingenzi mu Rwanda? Dr. Nzabonimpa avuga ko ibi binini bidashingirwa ku rutonde rw'imiti y'ingenzi mu Rwanda kuko gahunda ya leta ari ugushishikariza abantu kuboneza urubyaro by'igihe kirekire. Yagize ati gahunda ya leta mu Rwanda ni ukugira ngo umuntu yitegure hakiri kare yirinde inda zitifujwe. Nicyo gituma usanga nk'iyo gahunda yindi tutayishiramo imbaraga cyane nk'uko itandukanye na gahunda yo kuvuga ngo tuboneze urubyaro ariko tunirinde sida. Imibare yashizwe hanze n'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima cy'ibarurishamibare mu Rwanda NICR igaragaza ko kuboneza urubyaro biri ku kigero kiri hejuru ya 50% muri 2015 byari ku 10%. Hakaba hagikorwa ibarura kugira ngo bigaragare uko muri uyu mwaka bishobora kuba bihagaze. Abenshi rero mwibazaga ku bijyanye n'imiti iboneza urubyaro nuko ikoreshwa, mubashije kubyiyumvira. Nahawe rero kugira ngo niba ukora imibonano mpuzabitsina idakingiye ugibuka gukoresha agakingirizo, cyangwa se niba wayikoze igutunguye wibuke gukoresha ibinini byagufasha kutandura cyangwa se ibinini byagufasha kutasama inda zitateganyijwe. Wibuka kandi nuko kwifata nabyo bishoboka. Kuduha igitekerezo rero ni ingenzi cyane. Ibuka gukanda subscribe ni kuri buto y'umutuku kandi no kunzogera ubundi ujye ubana natwe 5 kuri 5 mu biganiro byinshi tuba tugenda tugutegurira hano kuri chaîne yacu. Ntucikwe.